turabasuhuje bakunze kurikirana ibiganiro bya Tuzo Official. Uyu ni wa mwanya mwiza tubageze ibiganiro bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Turabakunda pe, muraba agaciro ku buzima bwacu, muraba agaciro kuri twebwe. Niyo mpamvu duhora tubazanira ibyiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Turashimira cyane umuntu wese wabashije gukanda subscribe. Uyu ni wa mwanya kugira ngo umva nutarayikanda wese, uyu ni wa mwanya kugira ngo abashe kwikanda. Ndashimira cyane umuntu wabashe gukanda subscribe. Ni iby'agaciro rwose gakomeye cyane ku buzima bwacu. Warakoze Imana rwose izaguha umugisha pe. Sinabona rwose uko nabikubwira, sinabona uko nagushimira, sinabona uko narata ibigwi byawe cyangwa uko nakuvuga, kuko uri umuntu mwiza, uri umuntu w'agaciro, uri umuntu mbega nyine ntabasha kuvuga, ntabasha gusobanura uko bwije n'uko bukeye. So warakoze Imana izaguha iki, izaguhe umugisha, izawukubire karindwi. Nutarayikora rero ugeze kuri Tuzo Official bwa mbere, uyu ni wo wa mwanya kugira ngo uzajye uza tuganire, umenye ibyo Tuzo Official ibintu igenda izanira abanyarwanda, cyangwa se ibintu iby'isangiza abanyarwanda. Kandi uhageze bwa mbere wibuke gukanda subscribe kugira ngo ubutaha uzajye dukomeza tubana umunsi ku munsi. Turagukunda cyane, uri agaciro kuri twebwe, uri agaciro ku buzima bwacu, ntabwo twabura kugushimira cyane. So topic rero nashaka kutuganiraho, so ikintu nashaka kubabwira uno munsi, niyo mpamvu nashatse gukora mpagaze. Icyo nashaka kuvuga ni nko ku bantu wenda se nk'abantu urabona ujya ubona wenda se nk'umuntu aragusohokanye, nashaka kugira ngo kantu tugakosore twese, n'ugakora wese agakosore. So nkaguhamagara no kuri telefone nkabwira ati ese runaka se uri umusore cyangwa se uri umukobwa, uri umugabo cyangwa se uri umudamu, nkaguhamagara nkaba nakubwira ati se runa urahari, uri hano hafi ko nashaka kudusangira, cyangwa se ko nashaka kutuganira, ko nashaka kudusangira agacupa, uri hano hafi, cyangwa se wenda nashaka kuganira nawe. Ndagufashe icyo kintu pe, tugikosora. Umuntu wese tugikora ambabarire rwose agira ate agikosora, kuko si ibintu by'ubunyarwanda, ntabwo rwose ari ibintu byiza. Yaba ari uwo mu gihugu cyacu, yaba ari uwo hanze y'igihugu, icyo kintu rwose azagikosora. Ni ikintu rwose kitari cyiza, ni ikintu kibabaje, nicyo kidashimishije, ni ikintu ntazi ukuntu rwose nshobora kuba nakivuga. Ukamuhamagara akaza mugahura, mwamara guhura uzi ikintu uwo muntu ahita akora, wenda se murasangiye yikoje nko muri tuwarete gatoya. Sinabangamiye ku ruhande rumwe, ntabwo navuze ngo ni umuhungu cyangwa se ni umukobwa, kuko umwe muri bo ashobora kubikora. Ukajya kubona ukabona abangamiye nko yinyabije nko ku ruhande. Ngumva nkubwire ngo runa ngo ngushangwa ngo ahangaha rwose ngo hari ikintu ngo cyabaye ngo hari ikintu ngo cyazezengeye, umva ngo waje gukirira, ngo waje ukaninywera, ngo ibyo kurya ngo n'ibyo kunywa ngo birahari, umva ngo ni ikintu rwose ngo cyazengeye, ngo ikintu ngo cyabaye ngo ikirofu. urukumva ubwo ngubwo rero nk'ibyo bintu ubona uwo muntu nawe my god, uwo muntu nawe rwose ukajya kubona ukabona aje yihuse. yamara kuza yihuse nawe araje. Nkumva wenda se nanze kuvuga ku mukobwa, nanze kuvuga ku mukobwa cyangwa se ngo mvuge kuki ku muhungu, kubera ko umukobwa ashobora kubikora cyane, n'umusore nawe ashobora kubikora. Ukabona ati ngwino rwose, ati hari iki tipe hano, cyangwa se hari igikobwa hano cyazezengeye, kuko umwe ashobora kugundira akagu cyazezengeye, akaza nawe rero akaza yihuta, dore ko ntakubwira uburyo kinabizamo, akaza yacanye ku maso, akaza aseka yivugishwa ubusa. Ngumva niba wenda se nk'umukobwa ngumva wenda ngo wamutipe we, ngumva wambaye neza, imyenda wayiguriye, ngo ndebere inkweto wambaye, ngumva ngo wowe rwose ngo uri umuntu w'umujama. Araje arariye aranyweye, urukumva yamara kurya ahise agira ate, ahise afata
ahise atangira yivugishwa ubusa, yivugishwa ubugambo bw'ubuhomva buri aha ngaho. Arangije arahagurutse aravuze ati rero ati sori, ati pega, akanagaragaza ko yari aha ngaho hafi, ko atarahamagawe, ngo nari mbabonye, ngo naza kujya nabasuhuje, ngo kandi nguri umuntu wanjye avuga nk'uwo cyangwa se uwo muhungu, simvuze umukobwa cyangwa simvuze umuhungu. Mu bantu babikora ndi kugira ngo ibi bintu ndi kubivuga mbabaye, ahantu babikora rwose ibyo bintu si ibintu by'umuco, ni ibintu by'indambi, ni ibintu by'inda nini, ni ibintu by'agasuzuguro. Uri kubyumva? Ukajya kubona ukabona ngumva basi nyine ngo ndagiye, ngo nayiciye hano ngo gatoya, ngo ariko nyine ngo ndagiye, ngo munyihanganiye rwose, ngo ndagiye gatoya rwose, ngo kandi nyine ngumva akivugishwa ubuntu bupfuye bw'ubugambo buriya ngo arariye aranyweye. Urukumva ntabwo yari mu mibare. Noneho rero nk'umutipe cyangwa se agafata inzira akagiye, amaze kurya, amaze kurunda mu nda, yamaze kurya ku bintu kandi byatewe n'uwo nguwo muri kumwe, niho ukoze ibyo bintu. Nawe rero kubera ko wari wateguye ibintu by'abantu babiri, ntandi mafaranga wenda se ufite, ushobora kuba wari uyafite, ariko hari abantu bafite ukuntu bapanga ibintu byabo, my friend, hari abantu bafite ukuntu bapanga ibintu byabo. Nawe rero ukifata nawe rero agahita ajya kuri telefone, agatangira guhamagara inshuti, agatangira guhamagara abavandimwe, agatangira buri kintu, buri kimwe cyose, buri muntu wese. Umwe aramubwiye ngo nta mafaranga afite, undi aramubwiye nta mafaranga afite, undi aramubwiye nta mafaranga afite, arinyabije agiye hirya, kandi azi ko babikoze. Nkumva nkubwire ngo shaka, nkumva ngo wa muntu rwose ngo ni inyatsi, ngo ni inyatsi rwose, ngo wa mutipe rwose ngo ni inyatsi, cyangwa ati wa mukobwa ni inyatsi, uwo wese ni inyatsi rwose, nta kigenda cye. Umva ukibaza ukareba nk'ibyo bintu ukibaza nk'uyu mukobwa cyangwa nk'uyu muhungu, ibi nabakoreye mugenzi we koko ni ibiki, ni ibihe? Twagiye tuba abanyakuri, twagiye tuba abanyakuri koko mu by'ukuri, kubera icyo abantu bamuteye gutya. Ubwo urabona udahemukiye mugenzi wawe, wanarangiza ukajya kwivuga umva uyu muntu rwose nta n'ikintu ariho, umva ngo ni inyatsi, ngo ni agakene karangaho kigendera, kandi ari iki? Ni we wabikoze, byose ni we wabikoze. Twagiye tuba abantu b'abanyakuri. Ngiye rwose ibyo bintu ngiye simbikunda iki kintu rwose nje kukibabwira mbabaye, kuko ngiye n'igihe kinshimisha rwose. Twagiye tubanza, iyo tugiye gukora twanza tukabitekerezaho, twanza tukabiha agaciro pe. Ibi bintu rwose ngewe, umuntu uzajya ukora ibintu nk'ibyo ngibyo, ntabwo rwose, ntabwo ari byo pe, ntabwo ari byo. Mwikosore rwose mwese umuntu ubikora. Ndashimira cyane, umva navuze ntabanje no gushimira, ndashimira umuntu wese wabanje gukora subscribe, ndamushimira pe. Imana iyirite, Imana imuhezagize. Ndashimira abadiaspora mwese aho muri, umva murabitwereka pe, mutwereka ko mudukunze, tukabinezerwa, tukishimira cyane umutima wacu. Turabakunda, muri abantu b'agaciro kuri twebwe. Sinzi icyo dushaka kubashimiraho pe, tuzahora tubashimira ku muntu. Noneho njya nkavuga n'umuntu wese utarakanda subscribe, koko wakwihanganye ugakanda subscribe, ugashyiraho komenti. Ndibuka no gusubiza. Hari abantu bamaze iminsi baduhamagara, banatwandikira, batubwira yuko ko bakeneye ibiganiro, ari ibiganiro dushaka kugira ngo twongere tugarure, twongere tuvugurure. Turabibona, kandi iki cyifuzo cyanyu turashaka kugira ngo tugishyire mu bikorwa. Hari ibiganiro twari tumaze iminsi tumeze nk'aho tutari tugikoresha cyane, by'abantu bashakanye. Muhumure rwose, bizaza vuba. Si uko tuba twanze guhita tuba, ariko ngira ngo namwe murabizi ko biba bigiye bimeze. Ari ubwo leta tuba dugira ngo tubanze dukurikize ibyifuzo byabo, cyangwa n'ibyifuzo muri rusange, haba ku banyarwanda haba no ku bandi. Tuba dushimiye ibyifuzo byanyu, mba mwatweretse ko hari icyo, niba twarakoraga iki kintu, yuko hari icyo mukeneye pe. Turaje vuba, ariko tuzababwira igihe
tuzaba tubishyiriraho umunsi, niba ari 2 mu cyumweru tubabwire ngo ibintu tuzatubishyiraho 2 mu cyumweru pe, tuzabikora vuba aha ngaha, mujye mwihangana, ibyifuzo byanyu tuba twabibonye kandi natwe dukunda comment nk'izo ngizo. Ku bantu bose turashimira, ku bantu bose baduhamagara bakatubwira ngo tubahe nk'inkuru wenda runaka bifuza ko tubagereza ku banyarwanda. Ndabyo tugiye hari abo dushaka gusubiza 2 byihutirwa, ibiganiro tuzabishyiraho mu buryo bwihuse, ari igihe tuzabishyiraho rimwe, twababwiye ko tuzabishyiraho kuwa gatandatu, turumva sinzi uko nabibabwira, umunsi wo kuwa gatandatu, umunsi wo kuwa gatandatu ndababwira ati niba muzarara mwicaye, niba muzarara muhagaze saa 12, turabashimira cyane, ibyo tuzabikora. So rero mwibuke gukanda subscribe, comment, wisharinge n'abandi, turabakunda cyane. Reka tuvuge ngo kuvuga byinshi siko kwimara, nakagaruka, bye bye.